Tugiye kongera dutangire rero igice cyacu cya gatatu cy'iki gitabo cya Mine Boy cya Peter Abrhams wo muri South Africa. Akaba ari igitabo yanditse mu mwaka wa 1946, ariko ku inshuro ndashaka ko twibanda cyane tujye kuganira ku busesenguzi bwacyo ndetse n'imiterere yacyo muri rusange. Iki gitabo rero nk'uko twakibonye, twamaze kureba inkuru muri rusange uburyo yari iteye, twarebye aba characters. Tugiye gukomeza tureba ku cyo bita plot y'iyi nkuru. Ese ubundi iyi nkuru muri rusange yubatse ite, imyubakire y'iyi nkuru. Ubundi iyo bavuze plot no kuvuga ngo ni uruhererekane rw'ibikorwa mu nkuru guhera inkuru itangiye kugeza irangiye. Yego, it's a chronological sequence of events within the story. Tukaba tugira icyo bita linear plot ndetse na cyclic plot. Linear plot ni igihe inkuru yacu iba igiye umurongo umwe guhera inkuru itangiye kugera inkuru irangiye, ugasanga nta kwisubiramo cyangwa se nta flashback yajemo ngo usange byasubiye inyuma. Ni inkuru igenda umugendo umwe. Naho cyclic plot birangira inkuru bisa naho itangiriye irangirira aho yagenze aho yatangiriye. Ntabwo igenda umugendo umwe, ahubwo bimera nkaho bikata ikaza kurangirira aho yatangiriye, cyangwa se ikaza kugira umusozo usa n'intangiriro. Yego, rero mu nkuru yacu Mine Boy ya Peter Abrhams dusanga ko ifite linear plot, kuko the events are arranged chronologically. Ibikorwa bitenze ku murongo guhera inkuru itangiye kugeza irangiye. Yego, bivango rero ibikorwa ubwo bitenze ku murongo uko byatangiye bikagenda bikurikiranye kimwe ku kindi, kimwe kivaho ikindi kijyaho. Ibyo bisobanuye ko inkuru yacu ifite linear plot. Duhereye ku buzima bw'umukino nkuru wacu mukuru, dufite mu inkuru bita Zuma, waturutse mu majyaruguru, mu bice byo mu majyaruguru, akaza gushaka akazi muri Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Nyuma rero yaraje ageze mu nkambi, abona ubuzima bw'abaturage bari bayimo hariya, ari naho yaje guhurira na Leya wamufashije kubona ahaba, aramucumbikira muri rusange, reka mbivuge gutyo. Nyuma rero Zuma yaje kubaho ngaho, akomeza kugenda yiga ubuzima bwo mu mujyi ndetse n'imibereho yaho, ndetse umujyi utangira kumuryohera. Yaje kwiyumva mu rukundo n'umukobwa bita Eliza, murambabarira, yaje gukunda umukobwa bitaga Eliza, usobanurwa nk'umukobwa wakundaga ibintu byo muri Mare Camp, ariko cyane cyane nyine agakunda ubuzima bushimishije buhenze, yumva yabaho nk'abazungu. Ariko Zuma we nyuma ntabwo yaje gushimishwa n'uburyo abazungu bafataga abirabura muri Afrika y'Epfo, ari nabyo byaje gutuma ku mpera za novo Zuma ari wararaje kubona akazi mu birombe by'amabuye y'agaciro. yanze gukora, cyangwa se yanze kohereza ikipe ye mu kirombe ngo ijye gukora, nyuma y'uko Johannes inshuti ye yari imaze kugwirwa n'ikirombe. Abo bagabo rero bamaze kwanga gusubira mu birombe ndetse n'abakozi babo, byabaye ngombwa ko Zuma ndetse na sebuja bitaga Padoshia babwira abazungu ati mubanze musane ibi birombe tubone kongera gukoresha abagabo bacu. Abazungu babyanze rero, n'abagabo banze gukora, maze bituma bose bafungwa. Bityo na Zuma agenza ate, aratwarwa, ariko yabanje guhunga. Red One nawe yarabafashije, nawe yemera kwitanga, afunganwa nabo. Zuma yasaga n'uwitakarije icyizere ku mpera za novo bitewe n'ibihombo yari amaze kugira. Yamaze kubura umukunzi we Eliza mu muryango waho yabaga bari baramucumbikiye, bagize ibibazo by'ibyago bitandukanye. Dadi yarapfuye, Dradara yarapfuye, ndetse na Leya yari amaze gufungwa, wari usigaye ni Maplanka gusa. Inkuru irangira rero Zuma agenze ate, avuye mu bwihisho yari yihishe, yemera kongera gufungwa, ariko kugaruka asezeranya umukobwa bitaga Maize wamukundaga, ariko Zuma atamukunda, ko nagaruka bazakora ubukwe, kuko niyo kintu cyo nyine yarasigaranye, kuko uyu yari yaramaze kwizera, akamuha umutima we bitaga Eliza, yari yaramaze kumusiga kandi amusiga atamumenyesheje.
urumva rero dushingiye ku ruhererekane rw'ibikorwa biri mu nkuru yacu tubona ko inkuru yacu ifite linear plot. Yego, iyo tugiye gusesengura inkuru rero ntabwo dushobora kwirengagiza icyo bita settings aho inkuru yabereye. It's all about time and place where the event takes place. Aho ibikorwa ni igihe, ahantu, igihe n'ahantu ibikorwa byabereye mu nkuru yacu. Mu nkuru yacu rero dufitemo settings. Cyambere, the novel is set in South Africa, Johannesburg, in a Malay camp and in a village job. Zero zose ni setting naho ibikorwa byacu byagiye bibera. South Africa birumvikana cyane mu murwa mukuru Johannesburg, aho hose tuhaye tubona ibintu byahabereye byinshi bitandukanye. Mbo twabonye inkambi bitaga Malay camp ariho yari atuye, ndetse n'inkambi bitaga village job ariho Zuma yagiye gutembera n'umukobwa bitaga Eliza. Habereye ibikorwa byinshi bitandukanye rero ahangaha urumva hari it's all about time and place. Nyuma yaho rero tuza kubona hari indi minsi yagiye ivugwamo nk'ariya ku wa gatanu. Turebye nko mu chapitre ya mbere tubona ngo Zuma yashyitse ku mugoroba wo ku wa gatanu nibwo yaturutse mu majyaruguru iwabo. Iyo nayo ni setting. Bukeye ku wa gatandatu bajya mu mujyi gutembera na Joseph. Izo zose ni setting mwagenda mukurikirana kandi mukazibonamo. Ikindi kiba gikurikirwa ku nkuru yacu ni hari icyo bita diction. Addiction, I can say like it's a language, the use of language within the novel. So imikoreshereze y'ururimi mu nkuru yacu uburyo iteye rero, uburyo iteyemo ntabwo bigoye cyane. Diction dufite nuko dufitemo simple language. Ururimi rwacu bakoresha ntago ari ururimi rukanitse cyane cyangwa se ururimi nyabusizi, ahubwo ni ururimi rusanzwe and a moderate to understand, kandi ni ururimi rworohereye buri wese kuba yagenza ate, kuba yarwumva. Yego, haza icyo bita point of view. Point of view nacyo ni byerekeranye n'icyo bita ibara nkuru cyangwa se how the story is narrated. Ese inkuru yacu yabazwe ite? Point of view tugira first person. Igihe umuntu yabaze inkuru nawe agenze ate, yibara cyangwa se avuga ibyamubayeho. Tukagira second person ndetse na third. Iyo third ni igihe umuntu aba avuga ibintu ariko abara ibyabaye ku bandi, we akikuramo muri rusange. Yego, iyi ngiyi ikindi gihe bayita omniscient cyangwa se an eye of God, omniscient point of view. Ahangaha rero mu nkuru yacu tubona ko bakoreshejemo ngenga ya gatatu mu kubara inkuru. Ngenga ya gatatu mu kubara inkuru rero, aho umubara nkuru aba yabaza inkuru y'abandi bantu, we aba ameze nk'uwabo bari ibintu yarebaga ku ruhande. Iyi bayita omniscient point of view cyangwa se eye of God mu yandi magambo. Ubwo rero mu nkuru yacu The Man Boy, umubara nkuru wacu yakoresheje ngenga ya gatatu mu kubara inkuru, ni ya gatatu y'ubwo ngubwo. Yego, turongera tukagira icyo bita mood, atmosphere and tone. The mood of the writer was that of an anger and in some parts love. Yakoze rwose inkuru yabazwe hakoreshejwe imvugo y'uburakari ariko rimwe na rimwe hakagaragazwa urukundo. The atmosphere created was that the vengeance and anger. Rero umujinya ndetse n'imvugo zakoreshejwe mwahangaha ni imvugo zaje kurema atmosphere cyangwa se umwuka wo kwihorera ndetse n'uburakari. The anger is the eyes, in the eyes and the minds of the black over the whites. Hakoreshejwe ururimi ndetse n'imvugo, ariko imvugo zasaga n'izigumura abirabura ku buryo isaha n'isaha barakariraga kandi bagatekereza nabi abazungu. Iyi nkuru rero mudu yayirimo nta kindi ni uburakari
n'umujinya abirabura bari bafitiye abazungu bitewe n'ibihe bikomeye babacishijemo by'ubukoloni ndetse no kubafata nabi mu buryo butandukanye. Yes, it's all about vengeance and anger. Ikindi rero twaribaho aha ngaha mu inkuru ni ibi nibyo twavugagaho muri makeya. Reka mu kanya twongere tugaruke turebe techniques zakoreshejwe muri iki gitabo. Thank you so much.